ngingo ya 35 n'iya 33 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha mu Rwanda ateganya ko iyo umuntu yemeye ibyaha mu ruhame nka kuriya imbere y'abanyamakuru bateganya ko afatwa nk'aho ari umuntu ufatiwe mu cyuho. ni ukuvuga ko mu by'ukuri urubanza rubasa n'urworoshye ku byerekeye abashinjacyaha bamukurikiranye, ariko nyine agomba gushyikirizwa ubutabera kugira ngo burebe niba ibyo byaha yemeye koko niba yarabikoze cyangwa niba nta kinamico ryaba ririmo. muzi ko umuntu ashobora kwemera ngo yakoze icyaha, umuntu akemera ko yishe umuntu ataramwishe kugira ngo wenda akingire ikibaba yahawe nk'amafaranga n'uwishe umuntu, hanyuma kugira ngo uwo ngo wicanye adafungwa bakaba bashyiramo umuntu w'umwere bamuhaye nk'amafaranga kugira ngo abe ari we byemera. niyo mpamvu niba waba wemeye icyaha byanze bikunze gushyikirizwa ubutabera kugira ngo urebe koko niba waranakemeye ko hari ibimenyetso bigaragara ko wagikoze, cyangwa se niba nta gato kagushyizeho cyangwa se izindi nyungu z'amafaranga yaba se imyanya runaka bashobora kuba baguhaye kugira ngo wemere ibyaha utakoze, cyangwa se niba nta nyungu zindi za politiki zibyihishemo. niyo mpamvu ubutabera agomba kubikurikirana bakareba uko bimeze, uko ikirego kimeze. ubushinjacyaha bugomba gukora idosiye bukayishyikiriza ubutabera n'ubwo bwose umuntu aba yemeye icyaha. gusa icyo navuga ni uko buriya buryo navuga ubushinjacyaha cyangwa se na polisi mu Rwanda badukanye bumeze nko kuvana urubanza mu rukiko, urubanza rukajya gushyikirizwa abanyamakuru, rugashyikirizwa ibinyamakuru. nkeka ko ari uburyo butari bwiza cyane, nkeka ko ari ugusubira inyuma mu byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gutera imbere mu byerekeye amategeko, kubera ko ibyo ari byo byose niyo waba hari ibyo umuntu yemera ko yakoze byagombye kubera mu rukiko hatabayeho ikintu kimeze nk'ikinamico mu binyamakuru, cyane cyane ko nyine amategeko y'u Rwanda iyo procedure idateganyijwe umuntu ukurikiranwe icyaha icyo cyose ko cyajya kuvugirwa mu ruhame ahandi hantu hatari mu rwego rw'ubutabera, hatari mu rukiko. none Bwana Twagiramungu, uruhare rwa avoka ruba rusigaye ruba ari uruhe umuntu yamaze kwemera ibyaha ndetse akanabisabira n'imbabazi mu ruhame nka kuriya muhanzi Kizito Mihigo? mu by'ukuri abarimo kumukoresha biriya mu ruhame mu binyamakuru ntabwo uburenganzira bwe buteganywa n'ingingo za 37 n'umunani kugeza kuri 40 z'umuntu ukurikiranyweho ibyaha zubahirijwe, kubera ko izo ngingo ziteganya ko abapolisi bagomba kumubwira ko afite uburenganzira bwo kunganirwa n'umwavoka, yaba atamufite bakamuha umwavoka wa leta imuhaye, bandikira batoniye uhagarariye urugaga rw'abavoka agahita yohereza umwavoka wo kumwunganira. nk'ubwo se nk'umwavoka ugiye kuburanira umuntu nyine ukabona yemeye ibyaha akanabisabira imbabazi, ubyakira gute? kwemera icyaha waragikoze nta kibazo rwose, ahubwo iyo umukiriya yemeye icyaha natwe nk'abavoka abatugabanyirije akazi icyo gihe tumusobanurira icyo amategeko ateganya, nko kuba yazabona igihano cyoroheje kubera ko nawe aba yunganiye ubutabera ataburuhije cyane. gusa icyo gihe tumusobanurira ingaruka zabyo, tukageza no kugira ngo tumenye koko niba abyemeye koko yarabikoze, niba nta kindi kintu kibyihishe. rero yabikoze biba ari byiza natwe kubavoka ntako bisa. icyo gihe ukuri koko kuramenyekana, kubera ko n'uruhare rw'umwavoka ni ukugira ngo nawe yunganire ubutabera, ukuri kuzemezwa n'abacamanza kuko ari ukuri nyako atari ibihimbano. tumubaza uko byageze, tukareba kuva yagera mu nzego za polisi uko byagenze, niba nta gitugu cyabayeho natwe tukamubaza mu mwiherero wacu, twasanga ari byo biba ari byiza. ndabashimiye cyane Maître Innocent Twagiramungu kuri ibi bisobanuro muduhaye. ndabashimiye, murakoze.